Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje kosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nukora iki tuba tuje kosora kino kizame kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizame kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe utsinda ikintu busabwa, nukora kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Kanda subscribe hasi kugira ngo ibyo byose ninjya bishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe, utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe wifite smartphone ushaka kode twandike cyangwa tuhamagare ni kuri 0789351626, tubwire akarere ushaka gukoreramo, tubwire itariki ushaka, tubwire n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katakunda uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tuze tukwigishe mudasobwa ujye mu kizame itakubera imbogamizi. Ukeneye ko tuguhugura warigishije ariko mbere yuko ujya mu kizame ukeneye guhura n'umwarimu akaguhugura muri kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikirana icyo cyerekana umuhanda udakomeza. Tegereze neza bino byapa bine dufite. Ese ni icyo cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ari y'umweru n'umutuku? Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nta kirango? Cyangwa ni icyapa B2A gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Tegereze neza no hasi nibyo batubajije. Batubwiye ngo icyapa C1, ndakeka ko icyapa C1 uri kukibona. Baratubwira ngo icyapa E14, ndakeka ko nacyo uri kukibona. Se baratubwira ngo icyapa C2A, ndakeka ko nacyo uri kukibona. Kuri de baratubwira ngo icyapa B2A. Ese ni cye cyapa cyerekana umuhanda udakomeza? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B, icyapa E14. Iki cyapa E14 kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba cyerekana umuhanda udakomeza. Kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga ko umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo akakubaza ngo isi icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bisa bite? Uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kisambu urakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibibazo byerekeye ku byapa biri kukugora, ugasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video nawe ukoreyemo kwatana ibyapa byo ku mihanda, urayisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse biboneye uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka
cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikoreye burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntabwo ikinyabiziga cyawe cyaba kitworera toni 5 ngo utware toni 7, biba bibujijwe. Ariko ngo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga byo biba bibyemerewe. Ibihe? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ango ibinyabiziga bya polisi, B ibinyabiziga bihinga, C kavuga iki? C ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mu gihe kuri bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisozi cy'ukuri, B ikaba ari igisozi cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisozi cya nyacyo. Wowe hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Ndakeka ko waramuzamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka wavrose mu gihugu, twandikira utubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Ibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Ushaka kudepasa umuyobozi w'ikinyabiziga ukuri imbere, ese ni iki uba wakwirinda? Ese ni iki uba wakora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ango nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. B mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Mbibusa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba gukomeza imbere mpaka uvuyemo, ntabwo yemerewe kuba wakata ngo usubire inyuma. Guhindura icyerekezo biba bibujijwe. Se ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, mu gihe kuri bari kugira ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Urabizi kunyuranaho mu ikona ni bibi, biba byaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda, kubera ko mu kona hari intera runaka utari kurebamo imbere yawe. Birashoboka ko haje ikindi kinyabiziga ukaba utari kukibona. Niyo mpamvu uba ugomba gutegereza ukava mu kona ukabona kunyuranaho. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi bino bimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Ese usanze harimo umuhondo, ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ango kongera umuvuduko, wasanga harimo umuhondo ugahita wongera umuvuduko. B kugumana umuvuduko wari uriho, wabona harimo umuhondo ukagumana umuvuduko wari uriho nkaho nta cyabaye. C kwitegura guhagarara cyangwa se ukitegura guhagarara mu gihe kuri bari kugira ngo gufata feri cyane cyangwa se ugafata feri cyane. Hano urabona se kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kuyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara, kubera ko biva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Rero witegura guhagarara kugira ngo haka umutuku wari witeguye, udateza ibyago abandi bayobozi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo rumoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 shaka gushyirwaho akagaruramuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Ango velomoteri. B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. C amavatiri y'ifasi. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, aribwo bwa mbere dukosora ikizame babashatse kuvuga ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Hari igihe babaza kino kibazo neza neza ukabona kimeze gutyo, ariko ukabona bahisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ese tuzahitamo B ryari? Ese tuzahitamo D ryari? Tuzahitamo D igihe bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahita uhitamo D ivuga ko nta kiso cy'ukuri kirimo, kuko aba ari ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Niyo mpamvu hano duhisemo B, ni uko bari bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Niba bavuga ngo ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, uzahita uhitamo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Mba ngomba kubikubwira hakiri kare kugira ngo uhure nabyo warabyumvisheho, ujye mu kizame uhita ukora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Mbibutsa ko ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, umuntu aba yicaye mu Rwanda akiga muri Amerika. Nibwo buryo dukoresha iyo uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri. Uduha amasaha aboneka ku munsi akunogiye, iyo ageze turaboneka. Tuba dufite amasomo ateguye neza n'imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu aho waba uri hose. Icyo nashyize muri mudasobwa yanjye ujya urakibona muri telefone yawe bitewe n'isomo turi kwigana. Rero mutwandikire cyangwa duhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mu kizame, mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro ijoro rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje za santimetero kibe 125, iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ese iba yagira ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ngo metero 200, B metero 100, C metero 85, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Noneho iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari abantu bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibudise kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri aba ari metero 75. Hano hari metero 75 uri kubonamo. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ariko niba kiguha mu kanya mu kizamura kuri mu kanya bashyizemo metero 75, uhita ugikora kuko mba mbikubwiye hakiri kare. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A ngo ifungana ry'umuhanda, B ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, C umuhanda utaringaniye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Ubundi urabona ko habayeho ikintu cyitwa ifungana ry'umuhanda. Umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere uba muto, ariko biterwa n'uruhande rw'iburyo. Ubundi iyo bavuga ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, nicyo cyari kuba igisubizo cy'ukuri, ariko bavuze ngo ni ibumoso, kandi ari iburyo hateje ifungana ry'umuhanda. Niyo mpamvu turahita duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko baramutse bakigoye mu kizamura kora mu kanya bavuze ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, ubundi ujye uhita urebera kwa bino birango urebe se ni uruhe ruhande rwateje ifungana ry'umuhanda, ubundi uhita uhitamo icyanyacyo ucyandike ku papuro. Uba uragikoze. Murabizi intego yacu no gukora rimwe. Wabona ibyapa biri kukugora, video namaze kuyigukorera iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho. Ni ingenzi rero ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iyo video y'amakwatano y'ibyapa byo ku mihanda
urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ibinyabiziga birekereje mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga birekereje mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Murabizi niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500 bahita babigabanyamo amatsinda. Ese iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritarengeje ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye. Utarengeje metero 50, mbe utarengeje metero 100, se utarengeje metero 150. mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Nuko ngo ibinyabiziga byatonda umurongo urenze metero 500 bahita babigabanyamo amatsinda, ariko iryo tsinda bagabanyijemo riba rigomba kuba ritarengeje umurongo ureshya na metero 50 z'uburebure. Noneho umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere riri inyuma nawo bugomba kuba utarengeje metero 50 byibura. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramusukaniga ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko n'icyamuka kije mukizamura kora mukanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu yihe ntera? A ngo metero 200, B metero 250, C metero 300. mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko ubundi kwa zino nzira za gari ya moshi bakoresha amatara yakura umuriro rumyatsa rutukura. Noneho ikindi kintu ngomba kukubwira kwa zino nzira za gari ya moshi, ziriya nzira za gari ya moshi zitwara ubuso bunini. Birashoboka ko hari indi mihanda igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero nk'igiye gutambuka, kubera ko ikintu isanze mu nzira ihita ikigonga ikikomereza, baba barashyizeho amatara yakura urumuri rutukura. Iyo uhageze ugiye kwambuka ukabona ari kwa kazima agenda yakazima myatsa, uhita umenya ko ugiye gutambuka ugahagarara ikabanza igatambuka, kubera ko ikintu isanze mu nzira irakigonga. Impamvu mbikubwiyeho, birashoboka ko ushobora kuzajya mu bihugu birimo za gari ya moshi wenda ukajya gutwarirayo. Mba ngomba kubikubwira kugira ngo nuhura nabyo uzabe warabyize. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho. Ese wowe turi gusobanura kino kizamura abona kino cyapa gifitiye ishusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera nta kirango. Kikaba gisobanura iki? A ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi, B ntihanyurwa n'abandi uretse abahatuye, C hanyurwa mu cyerekezo kimwe. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kino cyapa iyo ukibonye ntiwemere kujyayo, ariko n'abariyo ntibemerewe kuvayo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Kino rero kikaba kibuza, kiri kuvuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kikaba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura w'ubuso bwera, ariko kino cyapa nta kirango kiba gifite. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo bakakubaza ngo si icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amabara sate, uzavuge ku buso ari umweru. Ndakeka ko rero niba kikwaza mu buryo bw'amagambo uzagikora, niba kikwaza mu buryo bw'amashusho nabwo uzahita ugikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite. Ese kiriya cyapa kimenyesha ukugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite? A ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. B ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. C ishusho ya mpande 3 mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D kugira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukura amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari
izo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho ni mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Impamvu bagishyiraho akenshi uba uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe, aho hari ibiba bibujijwe nko guhindura icyerekezo biba bibujijwe, noneho waba ugiye kugera noneho mu muhanda ubisikanirwamo, aho guhindura ibyerekezo biba byemewe, gukatira ibumoso biba byemewe, kunyura naho biba byemewe, bakagishyiraho kugira ngo bakwereke ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo, aho ushobora no guhindura icyerekezo bigakunda. Rero bakagishyiraho n'icyapa kiburira. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda urayisoza. Nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora, kuko ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura. Ntibishobora gukurura iki? Ango ibinyabiziga birenze kimwe. B. Ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C. Ibinyabiziga birenze bibiri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo B na C nibyo. B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri, na C ikaba ari igisobanuro cy'ukuri ibinyabiziga birenze bibiri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga birenze bibiri. Utari wahisemo C, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ariko nkwibutsa ko code ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 16 tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code nziza aho waba uri hose mu gihugu. Iyo ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, aho waba uri hose, waba uri hanze uteganya kuza mu Rwanda vuba, waba uri kure, turakwigisha. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, ukajya urakibona muri telefoni yawe wibereye aho ariho hose. Ikintu ubusabwa ni smartphone na internet, tukakwigisha ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikiraho muduhamagare ni kuri 0789 16 ibyo byose tubafashemo. Waba ukeneye ko tukwigisha mudasobwa ugakoresha iyo nimero tukaza tukayikwigisha. Bikunda gukunda cyane cyane iyo uri mu mujyi wa Kigali. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda aho usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki? Igihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso, ugeze hariya hayoborwa n'ibimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara atatu ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi, ugasanga byapfuye ntibiri gukora. Ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha abafite ibimuranga, ashobora kuba ari umupolisi cyangwa se umukorerabushake, ariko baba bafite ibibaranga, akaguha kino kimenyetso. Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A. Gukata ibumoso gusa. B. Gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C. Guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ukomeza imbere gusa. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igisobanuro cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Iyo aguhaye kino kimenyetso, kubera ko hari ahantu hayoborwa n'ibimenyetso bimurika, akenshi hakunda kuba hahuriye imihanda myinshi cyangwa mu byerekezo byinshi. Rero mu gihe bidakora, biba ngombwa ko agera guha kino kimenyetso ukaba uhagaze ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kuko hari abandi aba yemereye, nawe mu gihe gitoya arakubwira ugakomeza. Rero yaguhaye kiriya kimenyetso, menya ko ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Ndizera ko waramutamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ubonye ibibazo byerekeye ku mashusho nk'aya ngaya biri kukugora, iyi video narayigukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ubonye utari kuyibona, nyandikira kuri WhatsApp 0789 16 nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikeye mu ntera nibura ya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo mu yihe ntera? A. Ngo metero 100. B. Metero 200. C. Metero 150. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo metero 250. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisobanuro cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igisobanuro cyanya cyo amaze kuyandika ku papuro.
hano isoki kuri nta kindi ni se muri metero 150. iyo bavuze amatara ndangacyerekezo nibyo mwita ngo ni ibinyoteri. rero biba bigomba kugaragara nijoro ry'ijuru rike nibura mu ntera ingana na metero 150. ndakeka ko waramutse se, ndizera ko waramutse ukandika wapapuro. ikibazo cya 15 kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwa cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. ntiwatwara ikinyabiziga hari ibintu biri kugenda biri kwikurura ku butaka, cyangwa se ngo utware ikinyabiziga hari ibintu byarenze ku burumbarare bwacyo bw'ikinyabiziga, ariko ngo ntibikurikizwa cyangwa se ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. kubera ibinyabiziga byo biba byemerewe, ahubwo imashini zihinga ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. ubwo A imashini zihinga na B ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. aho ni kuri C. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. hano urabona isoki kuri cyangwa ikemwa bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. isoki kuri nta kindi ni A, imashini zihinga zo ziba zibyemerewe. ikibazo cya 16 kibazo ngo icyapa gisobanura iki? icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, ntabwo ari uruzigaye, ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru ibyo byose ni kimwe. hari igihe uzabona bavuze ngo ni ishusho ya mpande eshatu ngo mu ibara ritukura, ikindi gihe uvuge ngo ni ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko utukura. kuvuga ngo ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura no kuvuga ngo ishusho ya mpande eshatu umuzenguruko w'umutuku, ibyo byose nabyo aba ari kimwe. kikaba gisobanura iki kino cyapa? A ngo isoko ry'amatungo, B ivuriro ry'amatungo, C uruzitiro rw'amatungo, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo akayira k'amatungo. hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. hari isoki kuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. ubu ugiye kugera ku gice cyo mu muhanda gikunda kwambukirwamo n'amatungo ku buryo budasanzwe, wenda se bayajyanye mu isoko cyangwa ahandi, ariko gikunda kwambukirwamo n'amatungo ku buryo budasanzwe. bakabigishyiraho kiriya cyapa kikuburira hakiri kare kugira ngo umenye ko ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo udateza ibyago abari gukoresha inzira nyabagendwa, cyangwa se ayo matungo bari kwambutsa umuhanda akaba yaguteza ibyago. ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango. iyo bavuze ikirango ni kimwe n'ikimenyetso cy'amabara akurikira. ayahe mabara? A ngo umukara n'umutuku, B umukara n'umweru, C umweru n'umutuku, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta isoki kuri kirimo. ese hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. hari isoki kuri nta kindi ni C, umweru n'umutuku. kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. aba ari akantu kameze nka ta, akarongo gahagaze kaba gasa umweru, agatambitse hejuru gasa umutuku. kikaba kigaragaza ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza, kugira ngo utagira ngo ubonye inzira y'ubusamo wagera imbere ukabona umuhanda ntukomeza, rero bakagiteraho. ndakeka ko waramutse C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. ikibazo cya 18 kikabaza ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu, ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu, umuyobozi awariwemo igomba kugira imikandara yo kurinda ibyago igenewe babakurikira. ese imikandara igenewe bande? hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ngo umuyobozi. iyo bavuze umuyobozi bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, ntabwo ari mu nzego runaka. B umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. hari isoki kuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. ziriya modoka abazigendeyemo bari guhita babyumva, ziba zifite imikandara, umukandara w'umuyobozi
nta modoka yanabaho idafite umukandara w'umuyobozi, n'umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere aba agomba kuba afite umukandara, ariko ziriya modoka zo ziba zifite imikandara no ku zindi ntebe z'inyuma, abantu bazigendeyemo bari guhita babyumva. Niyo mpamvu duhisemo D ko ibisubizo byose ari ukuri. Ndizera ko waramusemo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Ese biba bishobora guharirwa abanyamaguru mu bihe bihe? Ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B, iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari isomo cy'ukuri, B ikaba ari isomo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari isomo cya nyacyo. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, ibyo bice biharirwa abanyamaguru. Hakaba nta cyapa kibuza kiri kuvuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, nyine nta bimenyetso biri kukubuza, rero abanyamaguru baba bemerewe kuba bahaca. Ndakeka ko waramutamo C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nicyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizame cy'uyu munsi, kirabaza ngo imburazi muri kazemerewe gukoreshwa kugira ngo amenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho aha hakurikira. Hehe? Ngo mu nsisiro gusa. C, ahegera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. Mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo nta isomo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko isomo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kwa kundi ubona hagiye gutambuka amagare, wenda ni amarushanwa y'amagare bagakoresha imburira, cyangwa hagiye gutambuka umuyobozi ukomeye bagakoresha imburira. Rero zimukoreshwa kugira ngo amenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho mu nsisiro cyangwa ahandi hose, mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Hano bavuze mu nsisiro gusa, ahandi ho ntibazikoreshe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta isomo cy'ukurikiyemo, ariko nujya mu kizamuka hano bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, umenye ko uzahita uhitamo icyo ngicyo. Hano bavuga mu nsisiro gusa, ugahita uvuga ko nta isomo cy'ukuri kirimo, kuko zikoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Impamvu hano duhisemo ko nta isomo cy'ukuri kirimo ni uko bavuze ngo mu nsisiro gusa. Ndizera ko rero warabuzamo D, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukosoye ikizame ubonye hari ibintu biri kukugora, byandike muri comment ukande subscribe, nimbishyiraho iryo somo uzahita uribonera ku gihe. Ese ukeneye kode aho waba uri hose, turagufasha kubona kode mu gihe kitarenze iminota 3, kandi kode nziza. Tukagwa n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Waba ukeneye kwiga uri kure bitagukunda guza twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite nk'akazi katagukunda guza twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Waba ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, ukatubwira tukaza tukayikwigisha, tukagusobanura, tukaguhugura, ukajya mu kizame nta kintu kizakubera imbogamizi. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni 0789 ibihe byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa.